Yesu Kristo ashimwe. Ni Jeanne d'Arc nanone tugeze ku munsi w'128 dusoma Bibiliya. Twatangiye igitabo cya Yobu, ubu tugeze ku gice cya 4. Uyu munsi nicyo dusoma n'igice cya 5 ndetse n'igice cya 6. Reka dusome mu izina rya Yesu. Titire y'igice cya 4 iravuga ngo Elifazi aravuga. Maze Elifazi w'umutemani aramubwira ati, mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda? Ariko ninde wakwiyumanganya ngo atavuga? Dore wigishaga benshi, kandi wakomezaga amaboko atentebutse. Amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi wakomezaga amava asukuma. Ariko noneho ni wowe byateye kandi urihebye, bikugezeho nawe uhagaritse umutima. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana, kandi inzira zawe zigororotse si zo ziguhesha ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze, ninde wigeze kurimbuka atariho urubanza? Cyangwa hari ubwo umukiranutsi yaciriweho iteka? Nk'uko nabyiboneye agahinda abahinga gukiranirwa bakabiba amahane, nibyo basarura. Bicwa n'umwuka w'Imana kandi barimburwa no guhuha k'umuyaga w'uburakari bwayo. Gutontoma kw'intare n'ijwi ry'intare y'inkazi birahora, n'imikaka y'imigunzu y'intare biravunagurika. Intare ishaje yicwa no kubura umuhigo, kandi ibyana by'intare y'ingore biratatana. Nuko hariho ijambo nabwiwe rwihishwa, maze uku gutwi kwanjye kwakira guhwihwisa kwaryo. Nibwiraga mbitewe n'iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo. Maze mfatwa n'ubwoba mpinda umushyitsi, bituma amagufa yanjye yose akomangana. Maze umwuka ampita imbere, umusatsi unyorosoka ku mutwe. Ahagarara aho, ariko nyoberwa uko ishusho y'isa. Imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi rivuga ngo, mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Nkanswe bo baba mu mazu yubakishijwe urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu. Bameneka nk'uwakandagira inyenzi. Guhera mu gitondo ukageza nimugoroba bararimburwa. Bapfa buheriheri ntihagire ubyitaho. Mbese umugozi w'ihema ryabo ntiwabakuwemo? Bapfa bataragira ubwenge. Igice cya 5. Hamagara noneho hari uwagusubiza. Uwo mubera watabaza ni uwuhe? Kuko umujinya wica umupfapfa, kandi ishyari ryica ubuze ubwenge. Nabonye umupfapfa ashora imizi, ariko muri ako kanya mva mu buturo bwe. Abana be bari kure y'ubuhungiro, bahondagurirwa mu irembo, kandi ntibafite uwo kubarokora. Imyaka ye imarwa n'abashonji, ndetse bajyana n'ibirimo amahwa. Igisambo kimira bungura ubutunzi bwabo. Umubabaro ntuva mu mukungugu, kandi amakuba ntamera mu butaka. Nyamara umuntu avukira umuruho, nk'uko ibishashi bitumukira mu kirere. Ariko ari jye ubu mba nshatse Imana, kandi Imana nkaba ariyo negurira ibyanjye. Niyo ikora ibikomeye bitarondoreka, n'ibitangaza bitabarika. Niyo ivubira isi imvura, igasandaza amazi mu mirima. Niyo ishyira hejuru aboroheje, n'ababoroga ibashyira mu mahoro. Yica imigambi y'incakura, kugira ngo amaboko yazo adasohoza imirimo yazo. Kandi Imana itegera abanyabwenge mu buriganya bwabo, n'inama z'abincakura ikazubika. Bahura n'umwijima ari ku manywa, barindagira ku manywa y'ihangu nka nijoro. Ariko umukene imukiza inkota zo mu kanwa kabo, ndetse n'umutindi imukiza amaboko y'abakomeye. Nicyo gituma umukene agira ibyiringiro, kandi akanwa k'abakiranirwa kazahozwa. Hahirwa umuntu Imana ihana. Nuko rero ntugasuzugure igihano ishobora byose guhana, kuko ariyo irema uruguma, kandi akaba ariyo yomora. Irakomeretsa,
kandi amaboko yayo niyo akiza. Izakurokora ibyago 6 ndetse 7, kandi nta kibi kizakuzaho. Mu gihe cy'inzara izagukiza urupfu, no mu ntambara izagukiza imbaraga y'inkota. Uzahishwa intonganya z'ururimi, kandi ntuzatinya kurimbuka kuje. Kurimbuka n'inzara uzabiseka, kandi ntuzatinya inyamaswa zo mu isi, kuko uzasezerana n'amabuye yo mu gasozi, kandi inyamaswa zo mu gasozi zizuzura nawe. Uzamenya yuko amahoro ari mu rugo rwawe. Uzasura ibiraro by'amatungo yawe wo kugira icyo ubiburamo. Niho uzamenya ko urubyaro rwawe ruzagwira, n'abagukomokaho bakaba nk'ibyatsi byo ku isi. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Dore ibyo ni byo twagenzuye dusanga ariko biri. Byumve ubyigireho akamaro. Igice cya 6. Yobu asubiza Elifazi abasaba ko bamenya umubabaro we. Yobu aherako arasubiza ati: "Ayi, iyaba umubabaro wanjye washobora kugerwa, n'ibyago byose bigashyirwa ku bipimo, kuko byarusha umusenyi wo mu nyanja kuremera. Nicyo cyatumye nihutira kuvuga. Erega imyambi y'isumba byose yarampinguranije, ubugingo bwanjye bukanywa ubumara bwayo. Ibiteye ubwoba by'Imana bingererejeho. Mbese imparage yivuga irisha, cyangwa inka yabira iri mu rwuri? Mbese ikidafite uburyohe cyaribwa badashyizemo umunyu, cyangwa mu murenda w'igi harimo uburyohe? Umutima wanjye wanga kubikoraho, bimbera nk'ibyo kurya bitera ishozi. Icyampa nkabona icyo nsaba, Imana ikampa icyo nifuza, ni ukugira ngo yemere kumpondagura, ikareka ukuboko kwayo kukampuhura. Ubwo mba ngifite ikimpumuriza, ndetse mba nishimiye imibabaro idatuza, kuko ntahakanye amagambo y'Uwera. Gukomera kwanjye ni iki? Kugira ngo ntegereze. N'iherezo ryanjye ni iki? Kugira ngo nihangane. Mbese gukomera kwanjye ni nk'uko amabuye, cyangwa umubiri wanjye ni umuringa? Ntimuzi ko muri njye hatarimo ikintabara, kandi agakiza kambereye kure? Urembye akareka kubaha isumba byose, akwiriye kubabarirwa n'inshuti ye. Abo tuva inda imwe barariganije, bameze nko mu isuri y'inkamira itemba igashira, aho barafu yirabuza, isheregi ikihisha. Iyo hasusurutse birashira, ubushyuhe bwaza bigashonga. Itara ry'abagenzi ryanyuraga muri iyo nzira rirateshuka, bazamukira mu butayu bakahagwa. Amatara y'ab'Itema yarindiriye, amatara y'ab'Isheba yarabategerezaga. Bakojejwe isoni nuko biringiye, barahageze bariheba. Noneho ntacyo mumaze, mubonye ibiteye ubwoba muratinya. Mbese nigeze kuvuga nti nimugire icyo mumpa, cyangwa nti nimungirire ubuntu mu byo mutunze, cyangwa nti mundokore mumvane mu maboko y'umwanzi, cyangwa nti nimunkize mumvane mu maboko y'abandenganya? Nimunyigishe nicecekere, mumenyeshe ibyo nafuditse. Amagambo y'ukuri agera ingingo zikomeye, ariko impaka zanyu zirampana iki? Mbese murashaka guhinyura amagambo? Ubwo ibyo uwihebye avuze bimeze nk'umuyaga. Ni ukuri mwafindira imfubyi, n'inshuti yanyu mwayigura. Noneho ndabinginze nimunyitegereze. Ni ukuri sinavugira ibinyoma imbere yanyu. Nimuhindukire ndabinginze, mwe gukiranirwa. Ni ukuri nimuhindukire. Urubanza rwanjye ni urw'ukuri. Mbese ururimi rwanjye ruriho gukiranirwa? Akanwa kanjye ntikazi gutandukanya ibyigomwa? Imana rero ibaho umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 7, igice cya 8 n'igice cya 9. Mugire umunsi mwiza.